Twongeye kunezezwa no kubana namwe mu kuri aya masaha ni amasaha y'igiciro cyinshi. Reka dushimire Imana ko iduhaye andi mahirwe yo kongera guhurira imbere yayo binyuze mu ijambo ryayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turi ku munsi wa mbere aho tugiye kwigana ingingo ya mbere, ingingo yitwa iyo ku wa mbere. Muri cya cyigisho cyacu twatangiye kitubwira ngo intambara ihatse izindi zose. Ejo hashize ni ukuvuga mu ngingo yo ku isato nimugoroba twabonye uburyo Imana yaremye ibintu byose bitunganye, ariko icyaha cyaje kwinjiramo. Nubwo tutarareba idirishya umuryango cyinjiriyemo, uburyo cyaje mu isi, ariko twabonye ko kugeza na n'uyu munsi isi yugarijwe, ikikijwe ahantu hose n'ingaruka z'icyaha. Isi yari yaremwe itunganye yahindanye. Tugiye kureba ese byatewe n'iki? Byatewe n'icyaha nibyo, ariko icyaha cyaturutse mu ngingo yo kuwa mbere iratubwira ngo intambara mu ijuru. Ariko mbere yuko tuyinjiramo, reka twambaze Imana mu isengesho. Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe ryera nirihabwa icyubahiro. Duciye bugufi turi imbere yawe twifuza kwigishwa nawe. Reka Mwuka w'Imana aze ature mu mitima yacu, reka ayobore ubwenge bwacu, ngo amagambo wandikishije ari ayo kudukiza agere ku mugambi n'intego yawo. Utugirire neza, ari twe n'abazategera amatwi iki cyigisho, umugambi n'intego ijuru ryifuza kuri twe no kuri bo bizasozwe mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Ingingo yo kuwa mbere iratubwira ngo intambara mu ijuru. Intambara mu ijuru. Intambara mu ijuru. Ukibyumva wakwibaza, ni gute ijuru ritunganye ririmo abera n'abaziranenge? Ijuru uyu munsi tuzi ko nta cyaha, nta kibi na kimwe kiririmo, ariko ni gute intambara yo kwigomeka yatangiriye mu ijuru mu biremwa bya bitunganye? Aya magambo turayasanga mu Byahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 7 tugeze ku wa 10, nubwo hano batubwiye kugeza ku murongo wa 9, ariko turasoma iriya mirongo ibanza ya mbere. Iratubwira ngo mu ijuru haba intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Umurongo wa 9 aratubwira ngo kandi ikiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, nicyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Umurongo wa 10, numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Yesu Kristo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi bahoraga barega ku manywa na nijoro. Icyo twumvise kandi Mwishuzi Yohana yaduhishuriye ayobowe na Mwuka w'Imana, ni uko intambara y'icyaha yatangiriye mu ijuru. Hano baratubwira ngo iyi mirongo yerekana intambara isanzure iri hagati y'icyiza n'ikibi. Satani n'abamarayika be barwanya Kristo, maze Kristo nawe n'abamarayika be batabarira kurwanya ikiyoka, kandi ikiyoka kiratsindwa. Hasi baratubwira ngo mbese Imana y'urukundo yaremye umumarayika w'umudayimoni wabaye nyirabayazana w'iyi ntambara? Iki ni ikibazo umuntu wese yakwibaza. Ni gute Lusiferi waremwe atunganye, yari umukerubi utwikira, turabisanga muri Ezekiyeli igice cya 28 umurongo wa 12-15, avuga ngo yewe mwana w'umuseke yari marayika umurika, marayika w'umucyo utunganye, ariko ikibazo mu mutima we haza kwishira hejuru. Ntabwo Imana yaremye Sekibi,
yaremye ikiremwa gifite ubwiza bugaragara cyitwa Lusiferi. Uyu mumarayika yari yaremwe atunganye, mu butungane bwe yanahawe n'umudendezo wo guhitamo. Ngiki kimenyetso simusiga kigaragaza ko Satani, uwo Lusiferi waje guhinduka Satani, yari yaremwe atunganye. Gute yari atunganye? Nuko nubwo yari ikiremwa gitunganye, kimutwara mucyo, umuyobozi w'abandi bamarayika bamwubaha banamwumvira, ariko yari afite umudendezo wo guhitamo. Iryo ni ryo hame ry'ingoma y'Imana. Mu biremwa byose ijuru, byaba ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi, ari twe kimwe n'abamarayika bose baremanwe umudendezo wo guhitamo. Ariko ikibazo, muri uyu mudendezo wo guhitamo niwo Satani yakoresheje maze ahitamo kugomera Imana. Icyaha cyakomotse kuri Lusiferi mu ijuru ubwaho. Nta busobanuro bwumvikana bwagaragaza impamvu umumarayika wari uboneye yaba yaremereye ubwibone, ishyari kwinjira mu mutima we, bigakura kugeza ubwo bibaye kwigomeka ku muremyi we. Bari nawe ahita abisobanura, yavuze ngo umuntu wese ugerageza gushaka gusobanura impamvu Satani yigometse ku Mana, uwo aba ashaka gushaka impamvu z'icyaha, impamvu yo kubaho kwacyo. Ariko ngo umuntu wese ugerageza gushaka gusobanura impamvu z'inkomoko y'icyaha, uwo muntu aba ashaka kugishyigikira ubwacyo. Niyo mpamvu mu by'Imana yaduhishuriye inkomoko y'icyaha ko ari mu mutima wa Lusiferi, bitewe no kwishira hejuru, bitewe n'ubwibone, bitewe n'ishyari yagize. Iri shyari yarigize kubera iki? Turibuka neza ko Imana ijya gukora gahunda zayo, Imana yari ifite ubumana bwayo nyine, isangiye n'umwana wayo, bajya inama, bakora nk'Imana imwe. Ariko Satani mu mutima we yumva atanejejwe n'umwanya yarimo, yumva atishimiye kuba atareshya n'Imana, yumva yifuje kugira isumbwe. Uku kwishira hejuru niko yashakiye impamvu avuga ko Imana itwaza igitugu, ko rimwe na rimwe hari ibyo ikora itabagishije inama. Bityo Satani yakwirakwije umwuka mu bandi bamarayika babwira ko ubu rero agize umugisha, akagira imbaraga, akagira ubushobozi, yabavuganira, yari ibyiza bakorera birenze ibyo Data wo mu ijuru abakorera, yaba uburenganzira. Nuko iyi propagande, uku gukwirakwiza ibinyoma, niko kwazanye mu mutima wa Lusiferi. Yumva rwose ashaka kugira ubundi bubasha burenze ubw'Imana yamuhaye. Hano baratubwira ngo nta busobanuro bwumvikana bwagaragaza impamvu uyu mumarayika wari uboneye yaba yaremereye ubwibone, ishyari kwinjira mu mutima we, bigakura kugeza ubwo bibaye kwigomeka ku muremyi we. Rwose pe, ntazagira ugerageza gushaka ubusobanuro bw'impamvu Satani yigometse, byavuye mu guhitamo ko ya mahitamo yari manwe, wa mudendezo wo kwihitiramo niwo yakoresheje aharwanya Imana umuremyi we. Lusiferi ikiremwa yashakaga kuramywa. Uku gusengwa, uku gusingizwa kwari kugenewe Imana umuremyi yonyine. Nuko mu ijuru haterana inama zo gukebura Lusiferi. Umwana w'Imana yamweretse ugukomera, ubugwaneza ndetse n'ubutabera bw'umuremyi, kandi anamwereka kamere itunganye kandi idahinduka y'amategeko y'Imana. Imana ubwayo niyo yarashizeho ayo mategeko, iyo gahunda ikurikizwa mu ijuru. Kandi gucisha ukubiri n'iyi gahunda byatumye Lusiferi asuzugura umuremyi we, maze yizanira kurimbuka. Aya magambo turasanga mu ntambara ikomeye, ni mu cyigisho kivuga icyigisho cya 29. Mu ntambara ikomeye icyigisho cya 29 ni icyigisho kitubwira ngo ni icyigisho cya 29 kitubwira ngo kwigomeka. Ndatekereza ko kitubwira icyigisho cya 29, muraza kwihangana nkirebe, kiratubwira
kwigomeka kwa satani, urwango hagati y'umuntu na satani. Ariko ikintu cya 30 icyigisho cyatubwiraga ngo inkomoko y'ikibi, murakoze, ni inkomoko y'ikibi. Na yaye masomo tubasha kwigira ku mico imana mu guhangana n'ikibi. Igihe ikibi cyari kimaze kwinjira mu mutima wa Lusiferi, uko Imana yahisemo gukemura ikibazo, ahari iyo biza kuba ari nk'umuntu muri kamere y'umuntu, yari gufata satani n'abari bahuje nawe ibitekerezo bibi, cyangwa se na satani ngo akigira igitekerezo akarimburwa. Ariko ibi ntibyayaga kuyobekana mu bamarayika bo mu ijuru, kuko bari basanzwe baziranye, ntibari kuyoberwa ko Lusiferi umuyobozi wabo yahaniwe ibitekerezo bye. Ibyo bitekerezo bo batari bazi neza niba ari bibi cyangwa byiza. Rero guhita Imana ihana satani ntibyajyaga kugaragaza ubutabera bwayo. Ni nayo mpamvu tubona Imana yihanganira Lusiferi, imugerageza kumucyaha, yewe n'abandi bamarayika, yewe n'umwana w'Imana Yesu Kristo akamusanga akamwereka ubutabera, ubugiraneza kw'Imana, urukundo rw'Imana. Ariko amaherezo birangira satani ariwe Lusiferi yigometse, kandi ntibyagarukira aho ngaho. Icyakora isomo dukuramo nuko Imana ni urukundo koko. Iyaba ititwa Imana y'urukundo ngo inabe kamere yayo, yajyaga guhita irimbura satani. Ariko tubona ko yahawe igihe gihagije, na n'uyu munsi acyarekewe mu isi. Ariko tubona ko isezerano amaherezo Kristo kubwo kunesha azamena umutwe w'inzoka, azatsinda satani, maze ikibi na sekibi agakurwaho. Reka turebe ingingo